Minisitiri Dr Bizimana mu by'ukuri Minisitiri Dr Bizimana yarenze amwe mu madini ashaka kugira abanyarwanda banebwe. Mu by'ukuri Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda bibukana n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko Imana idashobora guha umuntu ibintu byose we ntacyo yakoze, arenga amadini yigisha atanga inyigisho zigamije kugira abantu abanebwe. Mu by'ukuri rero ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 16 birumvikana mu 24 aravuga ko kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye, ni musabe rero cyase mu yandi magambo ni musabe muzahabwa maze ibyishimo byanyu bisendere. Inyigisho zabeshe rero mu bavuga butumwa zereka abayoboke b'amadini bayo bimvikana ko bakwiye guhora imbere y'Imana bayisaba kuko ariyo itanga, ndetse bamwe bakanasabwa nyine kugira icyo batanga ngo Imana ibone uko kubaha nyine ibyo bifuza. Mu yandi magambo bakajya kubigura ku Mana se kandi ariko banabona ibiki. By'ukuri Minisitiri Dr Bizimana ubwo yari mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru kuri uyu bibukana yagaragaje ko imyemerere n'umuco w'igihugu byuzuzanya ariko indangagaciro z'umuco w'igihugu zikabanza. By'ukuri yaragize ati amadini afasha abantu kubaha zimwe mu ndangagaciro, kubaha icyerekezo, kumva ko Imana ibayobora, ibafasha rero cyase mane ikongeka bafasha ariko mu ibafasha nyine mu ndangagaciro zo kuzanya. Nta kumva ko rero yuko Imana izaguha byose wowe utayifashije nyine cyase ntacyo ukoze. Mu yari magambo uraho ngaho ugira ute upfubusa. Umunyarwanda yaricaye avuga ko burya Imana ifasha uwifashije, ntabwo rero ugomba kwicara ngo uyisenga udakora. Urumva rero indangagaciro yo gukunda umurimo, yo kwitanga, yo gushaka nyine kuzamura nyine no kwiteza imbere bivuye mu mirimo, mu mbaraga zawe, mu bushake bwawe, mu bwenge bwawe, ni ngombwa kandi birakenewe. Mu by'ukuri Minisitiri Dr Bizimana aragize ati ikibazo kiba iyo umuntu nyine yafashe ko yashatse kumvira abandi ko wicara nyine Imana ikaguha nyine ntacyo ukoze. Mu yandi magambo ukagumura ngo ntacyo ukoze ukajya gusenga bakakumvisha ko ushobora kujya mu butayu ntunywe nturye ko Imana izaguha ntacyo ukoze. Ibyo si byo rwose, bitewe n'iki abantu benshi barabyaraje. By'ukuri yagaragaje ko mu muco cyase yagaragaje ko mu muco ariho hava imbaraga zituma n'abajya nyine gusenga babigeraho, kuko bagomba nyine kubanza kugira ubuzima bwiza. Yaragize ati ubu dufite amadini amwe abuza abantu gutanga amaraso. Umuntu birukana umuntu warwaye bati ntukakire cyase ntukakire amaraso y'undi muntu. Mwumva ariko imyumvire mushyiramo uti ntukakire amaraso y'undi muntu, umwuka wera azayaguha. Ibyo rero ntabwo ari byo. Umuntu avurwa n'imiti, avurwa n'abaganga babizi bakamenya indwara ye, bakazayisuzuma bagashaka umuti cyase bashaka umuti mu bijyanye nayo nyine kugira ngo ikiri. Mu by'ukuri ntabwo rero Imana washobora nyine kwica gusa, ntabwo Imana washobora kwica gusa ngo kwicara nyine gusa ngo iraguha nyine gusa ubundi asigaye ugene. Mu by'ukuri Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wo bita Jean Claude Musabyimana yagaragaje ko mbere y'igenzura ryakozwe mu madini n'isengero bibukana hari kugaragara ubwiyongere budasanzwe bw'amadini, harimo n'ayafite ingisho zikangurira abantu nyine kugabanya kutubahiriza gahunda za leta. Yaragize ati inyigisho zigenda ziza ziturukayo birumvikana nazo ziteye impungenge, rimwe na rimwe ziteye ikibazo. Ubuhanuzi butera ubwoba buvuye mu madini n'amatorero, amakuru yo kwigomeka kuri gahunda za leta, kubwira ko arizo nyigisho nyine abantu bafite. Mu by'ukuri rero ukabona ko nyine haragenda nyine avuka utumanyu tw'amadini n'amatorero twinshi, aho umuntu ashwana n'undi mu itorero. Ahangaha rero kugira ngo bashake nyine uburyo bakemura ikibazo, ahubwo buri wese akihutira nyine guhita ashingira ku cyo ngicyo nyine batumvikanyeho, ahubwo agahita ashinga itorero rye. Mu yandi magambo akajagari ibintu birumvikana kakaba gatangiye gukwirakwira gutyo. By'ukuri rero yavuze ko amadini mu Rwanda yari amaze kugera kuri 345. Icyakora habarirwamo nyine n'imiryango ishamikiyeho, bikajya habarirwa n'imiryango ishamikiyeho bikagera nibura kuri 563. Insengero zose zaguze cyase insengero zagenzwe
zafunguwe mu Rwanda zirenga ibihumbi 14 naho birumvikana zirenga ibihumbi 9,800 zarafunzwe kubera kutubahiriza cyangwa se kutuzuza ibisabwa, naho 336 muri zo zikaba zigomba gusenywa. Mu by'ukuri rero kuwa 22 Kanama 2024 hahagaritswe amatorero n'amadini 43 kubera kutuzuza ibisabwa. N'ukuri kose rero Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko abantu batagomba gusenga gusa ngo badakora, nyine bagomba gusenga badakora, cyangwa se mu yandi magambo bakaguma aho ngaho ntacyo bakora. Numva ko yabageragiste yabaciye ku mayange kugira mutagira utemwe abantu mwe muticwa n'ubukene, mukicwa n'indwara, mukicwa n'ibibazo, ariko ibi ni ibiki mwabantu mwahaha. Reka dusubire ubutaha, ndabakunda.